ngo bivemo cyakoze nanjye ntiwanyiyongoza uretse nabo bantu ndimo mburanira nanjye ntiwanyiyongoza ngo ntenge nta cyaha kuko hari ukuntu biha no gutenga umuntu nta cyaha sugo bakamutengera iki bicyangiro munyangire munyumvishirize bugufi duciye bugufi bene abo bahita banarira bafite amarira hafi aho bagira amarira hafi aho umuzima niwe wanjye upfuye ni usi wanjye ibirira biba bijojoba bya kandi bigira ibirira by'ikiperereza reka ati karamenya kubahwa kondisiyo zawe nzazubahiriza kondisiyo mubujijwe gukora ku byashinga iyi ntambara nta kubohoza kurimo harimo za boro ntimuzazirebeho nyuma nimunesha nzabihera boro ziri originali harimo inkumi nziza ntimuzareba amataye harimo amazahabu ntimuzayarebe harimo ibintu bishayininga ntimuzabirebe ikintu kibajyanye n'urugamba bana banjye murushoje nzabaha ibiruta ibyo mwabonye aha muzabandi tuvuga ko dukomeye abataha muzabo bafite amarira baganya niyo dutinze kubyara dutangira kuvuga uburyo itanga urubyaro no kwasara babyaye niyo tutarakubitamo style dutangira kuvuga ko yambika n'uburabyo bwambara niyo tutarabona ibiryo dutangira kuvuga ko isamara yabahaye ibiryo umwana wa satana akavuga ngo naho amarembo y'ijuru akinguka ntibyashoboka uwiteka ati wowe uzabirebesha amaso bazabirya uri intombe ndabasuhuje inshuti zacu aho muherereye ku isi hose mbere na mbere mbifurije amahoro n'imigisha biva ku Mana kandi ndagushimiye cyane wowe wahisemo kubana natwe hano kuri murongo mwiza unyuraho ibintu byinshi byiza by'Imana bitwubaka Imana iguha umugisha reka ngusabe nawe utarakora subscribe ntibagirwe kuyikora kugira ngo tujye tubana urabugize neza mu buzima bibaho ko uyu munsi biba bimeze neza ejo bigahinduka bikaba ukundi hari igihe ushobora kuba urwaye hari igihe ushobora kuba urwaje ibibazo biri hano ku isi ni byinshi bitandukanye niba bitameze neza rero wihangane ukomere umunyarwanda niwe wavuze ngo bucyana yandi kubizera Bibiliya iravuga ngo kurira gushobora kurarira umuntu nijoro ariko bugacya impundu zikavuga rero niba bitameze neza wihangane ukomere bizagenda neza kandi wizere Imana uyu munsi rero nkuko mubibona imbere za screen zanyu nubundi ntago twamwita umutumirwa n'umusangwa ariko tugomba no kumwakira ngira ngo mwari munanamukumbuye harashize iminsi iyo tumubonye tuba tuzi ko tugiye kwivuza tuba tugiye mwageze kwa docteur hano ni muri donc ni mu kigo cy'imiti rero tera gatebe ako ka tera gatebe ubundi ndabizi neza ubundi hari ikintu wenda reka tubanze tukwakira urakomeye ndakomeye ndetse cyane ndakomeye mu mwami ndakomeye birenze uko abantu babitekereza uko abantu babitekereza ese bora tuvuge n'urugero mu mariyone iyo umuntu avuze ngo ndakomeye buri abashatse kuvuga iki iyo ukomeye urugero nkanjye iyo mvuze ngo ndakomeye bashatse kuvuga ko nta muntu wanyegerezaho umuntu wese uhagurukiye kundwanya akubitana n'iry'Imana yambwiye rivuga ngo nzakurinda donc ahangana n'ijambo rye nibere hari ariko ubundi hari akantu maze iminsi ntekereza hariho ijambo narisomye ndi kuva ku Gisenyi rivuga ngo turi mu kiganza cy'Imana ari mu bugingo burimo no ariko hari nakandi kavuga ngo ukoze mu jisho ngo ukoze ku mukiranutsi abakoze ukoze mu mboni y'umukiranutsi abakoze no ku mboni y'ijisho ry'Imana donc udukozeho iyo unkoze ku kuguru ubwo ubukoze ku mboni y'Imana yego iyo unkoze mu mugongo ni ku mboni y'Imana ukozeho ubwo buri mukora ku mboni y'Imana iyo uri mushaka kundwanya ubu urimo ukora mu mboni y'Imana kandi Imana ntabwo yakora mu mboni ngo muzakiranuke reka birakwereka mbese mwirinde gukora mu mboni y'ijisho ry'Imana mbega umuntu uzi ubwenge anyitondere kuko ndakomeye kuko uwibeshye gato ubu uri muto koza Imana ibi rero bituma iyo nyuze no ku muntu niyo naba ntarishyura inzu ukwezi kwashize akambaza tumeze ute ndakomeye
reka mama Lionel umeze ute ejo bundi abantu baranyandikiraga kandi umwana wanjye ari muri salle dope umuntu akambaza mama Lionel umeze ute ni ndaho ndamahoro ndakomeye ari muri salle dope mukanya sinzi ukuntu nagapositinze umuntu ambwe ase mama Lionel uteye ute mukanya sinakubajije ngo umeze ute ukambwira uti ndamahoro ndakomeye kumbure mu bitaro ni nubwo ndi mu bitaro ndakomeye kuki se mbashije kujyayo nabyo birimo gukomera ku mana kuki se umwana wanjye ari kuvurwa n'inzobere mvuka kwa Kalisa ndakomeye tuba dukaze no mu nyanja tuzi ko Farawo ari inyuma tuba dukomeye Haleluya amen no muri gereza tuzi ko abarinzi bari hariya ifunze tuba dukomeye ibaba we ubuse iri jambo kugukomera nidukomejwe n'imigati turya mu gitondo nidukomejwe n'urushako rwaduhiriye dore ko rugero rwanampiriye reka ibi ejo bundi ku itariki enye nujuje imyaka 17 nta ngumi nta kofe nta ski ndakomeye umukristo koko bura nta n'ingumi imwe umumana y'Imana ntiyakora narabizi ko ndi Imana mpagarara Imana ndakamana gato urumva ndakomeye no mu gihe abantu bari kuririmba batarapfuye umuntu w'Imana bakomeye no mu itanura ry'umuriro bari bakomeye burya bari bakomeye ubundi mu kanwa k'umuntu w'Imana turi kuri iyo ngingo tubuza abantu kujya bagaragaza kote faible mu gihe cyose imbere y'abantu bisi ntukagaragaze kote faible imbere y'umuntu wari ubifitemo icyifuzo kuko hari igihe abagize Imana kavuga ati koma nawe turakomeye bigeze kunyiba telefone mu mwaka ushize mu kwa 7 je bizama amashimwe batese ko tubona ntacyo bigutwaye ntariko mumeze muto kera se banyibaga iki nari mfite ndakaza nsigaye nanjye mvuga ngo nibwe ibyo byose biba birimo gukomera twebwe abantu b'Imana nibigeragezo babibitsemo gukomera burya nibyo hako ibintu ziko bifashije kera ni wari ufite ibintu bakwiba koko kera se ibaze kumva mama Lionel banyibye smartphone kumbi nanjye ngeze mu rwego mvuga ngo nibwe iki yewe wiyizi mutanze haba harimo ishimwe kandi ari umurembyi aririmbye ngo umunezero n'umubabaro byose abizanamo amahoro kuko mu minota mike bamaze kuyinyiba umuntu yaciye ahandi ati mama Lionel ko twamubuze ati bamwibye telefone ati ntidushobora kwemera kumara iminota tutumvise cya gitwenge cye kuri WhatsApp mugende mubaze telefone isohotse ubu baba ariyo bangurira na fagitire yayo ndayifite reka gusa urumva nakomeye urakomeye ndakomeye nimba ari umuntu ukomeye ndi umugore ukomeye hano mu mujyi wa Kigali ndibarebera ahandi rwose nturirwe unasenga uvuga uti Imana ninde mugore ukomeye niki ndakomeye hari akandi kantu nashaka kukubwira kavuga ngo niba turi mu kiganza cy'Imana koko umuntu udukozeho si twe twagombye kumva ahubwo Imana niyo yagombye kumva ko hari uyikozeho ndiyo akabanyamwuka bakumvise bavuga mu ndimi amina ukuri nje nabitekereje none subwo niba turi mu kiganza ubwo urumva udukozeho si twe twagombye Imana niyo itoneka kuko hari n'ikintu Imana yatwiyamye muri Bibiliya yarazindutse ari mu gitondo cya karira avuga itumva please munyikoreza amaganya yanyu yose munyikoreze kuko nita kuri mwebwe mubujijwe kwikorera amaganya mwarwara stroke mwarwara hypertension mwarwara potassium mubujijwe mwebwe gino mbasaba no kujyara mukampimbaza mukavuga ko nera mukampimbaza mukavuga ko ngira neza ubundi amaganya ku gatwe kanje nduwiteka Imana yanyu ibi rero umuntu nyamwuka byumvise yajya hitegembya no mu gihe Minervare yayibuze kavuga ati jewe ntibindeba harubambwe ngo mwikoreza amaganya kuko uyu wavuze aha niwe wavuze ngo ugukozeho nigiye gutonekara donc ukurwanije nijye ubirwara nijye ubyumva kandi aha ndongera aho irivuga ngo iyi Imana igiye kudutabara niyivuneka
Aleluya. Amen. Niyo bivuna niyo bigora niryamiye ndimo ngona. Hari ukuntu mba niryamiye ndimo ngona niryamanire n'umugabo wanjye iri mu kazi ndi kugona sinarota singira gute iyo irimo iravunika irimo irashaka gukubita umagurukika bwite ndabanza yo nabaye mitani byitambitse imbere ndabihonda sinziriye nindangiza ndajya ahantu ndeba umwami mukenyuruze ndavunagura inzugi z'ibyuma donc niyivunika Aleluya. Niyivunika mu butabazi bwayo ujye umenya ngo Imana niyivunika twebwe icyo dushinzwe ni ukwenjoyinga ibisubizo by'Imana tukajya tuyishimira hera hayo mwishimira hera hayo mwinjire mu marembo ye mushima no mu bikari bye muhimbaza nayikunda kubona abantu bayo barimo bayihimbaza barimo bayishima bavuga uburyo yabatabaye nibyikunda naho ibindi byibavuna ino haragoye kuhaba kubana n'inajyo wazino ukarwana n'imitekerereze yazo ukarwana n'incakura ukarwana n'imitekerereze yazo ukarwana n'abarozi bafite irogana buhanga ukarwana n'ibyatsi byabo bavuguta ibi bintu urwanya nabyo ukajya no kwikorera ibindi bintu wasara niyo mpamvu Imana avuze iti reka mbashyiremo imiyaga munyikoreze. Hanyuma uyu munsi duhita tuninjira mu kiganiro cy'uyu munsi nababwiye ngo mutere agatebe kandi abantu ntibajya bamenya ko kwizera no kumenya na amakuru no kubuza amakuru kuko ushobora kumenya ngo ndamutse ngiye gucururiza inyanya ha byacamo ugenda wizeye ko biracamo kubera ko ufite amakuru yuko aho hantu inyanya zigenda. So no kwizera rero Imana no kumenya ntabwo ushobora kwizera nta yindi definition yo kwizera no kumenya no kugira amakuru. Hanyuma uyu munsi tugiye kuganira cyangwa se ugiye kutuganiriza ku kiganiro twashakiye umutwe uvuga ngo ni gute umuntu yamenya gutandukanya cyangwa se wamenya abantu b'Imana n'abatarabimana. Hakubwa abantu b'Imana n'abatarabimana babaho mbara kurusha amadictionnaire mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana igice cya 3 umurongo wa 10 haravuga ngo icyo nicyo kimenyekanisha abana b'Imana n'abana ba Satani. Umuntu wese udakiranuka cyangwa udakunda mwene se suw'Imana. Bura abantu banyanga sab'Imana mu bababarire n'abahungu ba Satani n'abakobwa ba Satani n'abuzukuru ba Satani n'abafamiliye ba Satani. Aguze ko buriya rero mama Leone abantu iki gihe basigaye bari mahoro nejaga bati bwo nduwa shitani ntacyo abantu bitagize icyo bitwaye ku bana ba Satani. Hari n'umuntu uvuga atari ko giyewe abantu bavuga ko baye abantu bagikuzimu bakira mwamba bari mu kandangira inzira ijyayo kandi ukumva umuntu bishaka ukabona ari seriyedi hatese ko muvuga ngo amafaranga nama bya Satani niyo yituma ngo nge gutega yo po. Hari abantu bitagize icyo bitwaye kuba bakorera Satani kuba ari abana ba Satani kuba bari barizwa muri quartier ya Satani bitagize icyo bitwaye. Iki gihe bari kugwira iyo ujya kono umuntu w'umugabo ufite ubwanwa wambaye ijipo kaba burya biba byapararanganya mu mutwe senga ziba zakomanya. Burya hari igihe tugira ngo wenda nuko ari ibyaje ubu ariko buryo umusuzumishije wasanga mu mutwe byapararanganye akeneye nk'ikinini kimwe cyangwa bibiri cyangwa akeneye nk'abaganga bazi kuganira nkanje nkamuganiriza nkongera nka sudasudira utwo dusinga two mu mutwe tukaba tuzima. Akaba rero n'abantu baba bibereye hari abana ba Satani bafite naho babisinyiye bakabati tugadukoranya amasezerano twebwe turananwanye amasezerano ntakuka ko tutazaguhemukira tuzagukorera twe n'urubyaro rwacu bagahita cyane abo barurasagayo. Ariyo mpamvu umugabo umwe yavuze ati jye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka
burya umuntu wese ufite famiye abana abakwiye guhora bakubita mu cyiciro cy'Uwiteka nge n'abana banjye tuzakorera Uwiteka ukayihita nyine ubashyirayo hakiri kare utarategereza ko batobora amatwi utarategereza ko bacanganyukisha ukavuga uti mbashyizayo hakiri kare nge n'izanjye tuzakorera Uwiteka bahaye umurage hakiri kare kera tukiza muri iri dini rya ADEPR hari ukuntu bajyaga bashiramo nyine tukiririmo ndaza gusobanura tukiririmo tukiri muri iri dini rya ADEPR tukiririmo twicaramo ubu dusigaye turirimo ariko dufite aho twicazwa ariko tukiririmo twicara aho dushatse bajyaga batenga umuntu bagashyiraho ijambo nangaga ngo tumuhaye satani hase koko mama Leone uvugishije kuri wigeze ubyumva babivuga inshuro irenze imwe hari umunsi babivugaga iyo batengaga abantu nge narariraga noneho bavuga ngo tubasengere tubakurikiza amasengesho nkumva nige babiha ariko kubera ko nari ntaramenyekana bakabiha umuntu uzwi ariko nkamusengeramo mwambura satani agaruke mugarura mushikuza ahantu bamushyiroke hase koko nyine barabivugaga jewe iri dini naryinjemo muri 92 turaziranye ibyo bigira byose ibyo barimo banyigiraho byose turaziranye tuguhaye satani cyakoze bagashyira akantu ngo reka ngo runaka haguruke amukurikiza amasengesho akaba yagiye bahagurutse umuntu udafite urukundo utababajwe n'iryo jambo Yesu ngo yasengaga ngo iki ni mwami Yesu turamusengeye uzamukurikirane aho azajya hose ariko icyo gihe ikindi nakundaga nuko bajyaga kumusura kenshi icyo gihe nubwo bamutengaga bamusuraga kenshi kuva ku mupasiteri umudiyakoni iki twamusuraga kenshi kugira ngo satani atamujyana koko ariko ubu sinzi nimba bakibivuga kuko abantu wari uwo babivuga akabajyana no muri ribu oya ariko burya hari umuntu watenga akakubwira ati wansanza wari insanzemo please aya maraso sayaso uyu mubiri suwaso shyira hano ndigaburo we shyira hano ndigaburo si umubiri wasosa amaraso yaso shyira hariko ubu abantu barasiritse kugira ngo ujye gutenga umuntu urasanga aricaye ku ntebe y'ishuri yarize amategeko uburyo gukubita ingingo akarongo kaberamye agatambitse havuga gutya na gutya akabura n'icyaha cyo ugaceceka niyo mpamvu hakeneye muri ino minsi kuyobora abantu bize ndetse bize kurusha abo bayobora kuko ubu hari umuntu utakwiyongoza ngo bivemo cyakoze nanjye ntiwanyiyongoza uretse n'abo bantu ndimo mburanira nanjye ntiwanyiyongoza ngo ntenge nta cyaha kuko hari ukuntu biha no gutenga umuntu nta cyaha sugo bakamutengera iki bicyangiro munyangire munyumvishirize akoza akantu gato bari barabuze impamvu niko bagize impamvu hari umuntu uherutse kuvuga ati jewe maze iminsi numva bavuga ko bazantengera ko ngenda mu madini nirirwa njya kubwiriza mu madini jewe hakagira umupasiteri umpamagara ambwira ngo antengeye ko njya kubwiriza ubutumwa mu idini nzamukubita inkonje umutwe ngo bomore mubwire nti icyo cyaha bari cyo wandika muri raporo ariko inkonje yawe iki cyaha bari cyo wandika muri raporo ngo ushakiye icyaha wari wakibusa uwo muntu yarabimbwiye ndavugana abakirisitu bakutse bibikuke bibiharamagara bazi agaciro ko kuba mu idini atararara ati mama Leone we ati umuntu antengeje ubundi nimpfa mbura barokore bansezeraho ati umuntu antengeje ubundi nimba nashira mbura nsezerana ati umuntu gusohora mu idini urumva bingana n'umuntu wanyambura mikrofone yabanyishe kaba kabaye Yesu we waba unteye umwaku sinzi ko n'Imana wayikira Yesu we ibaze ncacatse Yesu we nka bya bindi wa muhanzi avuze ngo ibaze mpfuye ibaze ntacacetse
ibaze wanyambuye mikrofone Imana yarambwiye ngo akanwa igashyizemo ibintu bizantunga waba umfashe kunda n'abana banjye ntuza we kaba kabaye Yesu we waba niwo mwaka w'umusaza nana uramenye utazanyambura mikrofone pastor ndeka nivugira ntacyo bigutwaye rwose imirongo wa muri Bibiliya umpaga tuti mvuge n'ibyo wumva byakunaniye ubime mbivuge ariko mvuge yo ntavuze ndarwara pe yo ntasomye Bibiliya ndarwara rero twikomereze Imana ibamugisha twikomereze karakanyuzemo karagaciyemo rero aba bana ba Satani n'abana b'Imana aba bantu birashoboka ko baba bari mu rusengero bari no muri korari ugasanga muri korari y'abantu 40 harimo 20 b'abana b'Imana harimo n'abandi 20 b'abana ba Satani bose harimo abahungu ba Satani n'abakobwa ba Satani barimo aba bantu bicara bose basohora indirimbo bose bakayiririmba baryigaburo bose bakarirya bahimbaza bagahimbaza ugasanga ahubwo abana ba Satani nibo batera harero yazimirambararo ni nabo batura menshi aho Imana ivugira bose bakumva n'Imana ikamanuka iti nimwumve bwoko bwanjye ndirahiriye nje guhemba no guhana umwana wa Satani akarikubita mu gutwe yarangiza agahita avuniramo ibiti ntivuze ko ije guhemba no guhana wicaye ahura bizi ko uri wa Satani erega abantu baba babizi hari umuntu ubizi utiri umurondora atiri wagucanga ngo nimbura umuhanuzi werekwa ngo nyerekwa ubwe hari umuntu ubizi aba bantu rero hari umugabo umwe wicaye mu bigishwa 12 Yesu akajya bakubita icyakura bakarya abandi bakajya bamuvimvira inyuma yatubuye imitsima abandi bagakurikira imitsima atanga abandi bati naho atatubura imitsima ijambo rimuvamo tuzarikurikira umunsi umwe hari ahantu yakoze agafilimi nkunda ndagasobanura nonaha yarabarebye ati jyewe ndashaka kubereka burya ibintu bituma munyirukanka inyuma tugiye kuzamuka uriya musozi ndabinginze muterura amabuye nitugera mu mpinga y'umusozi turicara dukora inama haboneka abateruramo akabuye kangana gutya bamwe basigana haboneka abaterura ikibuye kinini bati uyu ntari bugakwirweho nituhagera turicarana bageze mu mpinga y'umusozi Yesu ayo mabuye ahita ahindura umutsima wateruye gato akanura amaso azana ifemba abateruye duto mwihangane twe twateruye binini bituviramo kuba bagufi mwihangane duhekanye mumanuke hasi hanyuma arongera aravuga mbakubitamo irindi cenga ndo umwami w'abami simenyerwa arababwira tubura uyu munsi tugiye kongera tuzamuke buri muntu aterura amabuye nitugera hejuru jene yayende baba nkatira kangana gutya baterura ikingana gutya bamwe bakora ari uko igitangaza kiri buze bamwe bakunda kuba mu nsengero zirimo ibitangaza ngo bagere imusozi batereka hasi batangira kugutekereza kwishima mu bwanwa batekereza ati narihindira umutsima abona size baraba bariye ndagurishaho gatoya nzagura agaparisera Yesu bararanganyamo amaso aterura ijambo nige mutsima w'ubugingo unyizera naho yaba yarapfuye akandyaho azongera abeho bateswe twese atangiye n'ibiki n'ibikano byanjye byahacikiye ibintu ateruye n'ibiki baritonganya bamwe bahita batangira kugenda bati twamuvumbuye batangiye kugenda baza Petero ati nawe ategeweho twakuva tukagiye ko ari ufite amagambo meza y'ubugingo ndashaka kwivugira muri aba 12 hari hibereyemo umwana wa Satani umwana wa Satani burya baro kurimbuka babihanisha yumva ntiyihane babwira ibigiye kuba ntiyihane akisesekamo afite kata afite ikimugenza akenshi umuntu aba afite n'ikimugenza aba bantu bajemo bakibwika abana ba Satani ntabwo aza gusa mwitonde bafite ibyabazanye nibatabatera inda barabaroga niba tabatamba hepfo aho ngaho amazina yanyu barabahindura zezenge nimujya gusoma Bibiliya muyicurike hari ahantu nagiye kubwiriza mbona barancuritse neza ariko ndabona ko aba baje babuzanye ubushye
baranga baho ibitero numva ndarindagiye kweri ndavuga nti ko najyaga niyemera aha hantu ndahacanemo kabyaramo ntangira kwibagirwa agenda aho narambuye oya ntangira kuvuga harya nategura ijambo mu kwipresenta ni muri uwo mujyi wa Kigali bajina mu kwipresenta nitwa Nyirabagenzi Alice mfite umugabo n'abana 9 kandi ngira 3 mutego wa mbere barawurashe byarabaye byarabaye amahirwe nta kamera zari zihari numva kenge karagarutse ndabidefanda mpita mbidefanda nangije nibuka Uwiteka uburyo yambwiye ati teraniro n'urijyamo mwana wanjye ukabona ryatatswe n'abashidodi mwana wanjye ukabona kwa rusoferi barijemo ukabona mu majyaruguru barijemo bamwe baza bakikiye Nyabingi mu kwabo mwana wanjye ukabona babandi barimo baragira amajeste gutya Uwiteka yamaye password yamaye kata nzajya nkoresha byose bigashwiragira ubwo niwe kata nakoresheje byose bigashwiragira Uwiteka yangize imbaraga muri uku kuguru kwe buryo iyo ngukubise hasi mana nyiringabo nushaka ube wazanye ibivuye kwa Rwabugiri nushaka ube wazanye ibyo uvuye kuvanya ku murindi wa Byumba nushaka ube uvuye kuzimu none aho ukibiharaye nushaka ube ucitse irimbi nkakubita akaguru hasi mutagaciro nkongera inshuro kabiri nkagakubita hasi umunyamana wari aratangira ati wi ri medaka niti ndakubakubita hasi buri mwanya kugira ngo umusaraba itabivuye ndaka n'uwajambaye ishapura y'icuritse iticurukuka Imana bimere mu rusengero kibabara nyiri umukobwa irambwira iti mwana shize imbaraga mu ruhande rwawe rw'uburyo aka kaguru n'umuganga yagiye kugateraho urushinge bavuga nti tera hamuga tera kuri rita atese kuki naka kaguru kitondera Imana Imana akavuze ubu ngubu ubona nubwo njya gucisha inzara muri salo nta muntu wanca inzara ku ntoki kubera rwose kandi nkwishyura amafaranga angana nk'uko wakoze nawe ibi biganza Imana yabivuzeho ko nzabirambikaho nta mupagani wemereye kuza kubikoraho ngo aranca inzara amahirwe yakurahe donc twebwe tuzi ibyo turi byo twebwe turakomeye tuzi umutekano wacu ahantu uherereye ntugira ngo napfa no kubirambikaho umuntu ibi biganza oya umuntu Imana itambwita imurambikaho no mbasengera mbibatunga ntegekeje akanwa iki kiganza nyirambikaho umuntu Imana imbwita irambikaho ibintu birakaze hariya rero reka mbabwire turi kwibere kuri aba bantu bana b'Imana baje bicaramo babizi ko bafite icyabazanye korara yicaramo ayimaramo imyaka n'imyaka abana kwitanga amafaranga akitanga ku byuma abizi neza ko ashyizemo umwuka utuma niba bicomeka bizashya hasi ibyo bintu koko nibyo birashoboka bibaho dufite abantu baseseye rwihishwa baje kureba nimba turi abanyambaraga baje kuba abasitari kwerekana ko bakaze baje kuburizamo imbaraga zacu kugira ngo bagere ku ntego yabazanye kandi noneho aba bantu bakunda kuba mu gikundi cy'abaririmbyi kuko abaririmbyi akenshi kizabaranga mu mbabarira abaririmbyi ngiye kubavugisha ukuri kuko jyewe nayoboye korari igihe kinini naririmbye muri za korari igihe kinini ndirimba muri za korari zinyumvisha zifite mu nyumvishirize ndirimba muri za korari zifite umwuka wera tugabana na bombi imwe turabaririmbye 50 ndirimba muri za korari zikunda amasengesho yo kwiriza ubusa ndirimba muri za korari zigira ubwibone zihinduranya imyenda turaziranye korari turaziranye abaririmbya kenshi basenga amasengesho y'itegeko niyo mpamvu umudayimoni wose abashobora niyo mpamvu dayimoni yose izikaruhukiramo musenga amasengesho y'itegeko ninasenga sinzaririmba ninasenga dirigente nazatuma ndirimba mugakiranuka kubw'amategeko ni gake cyane uzabona abaririmbyi bipangiye amasengesho ni gake cyane uzahurira n'abaririmbyi mu butayu ni gake cyane
niyo mpamvu usanga harajemo ba Yuda na ba Kani tugiye kuvuga nonaha abana ba Satani. Yego. Uyu Yuda Yesu avuga ngo ungambanira turi buhurize amaboko kumbe iki kigabo cyari kihicaye yumva n'amatwi yarahari. Yesu ati ungambanira ikimenyetso turi buhurize amaboko kumbe. Yesu agiye gukora mu mbehe ibiganza bya Yuda birakubitana bikoranaho. Yuda ntiyavuga ati kambayeho Imana imbabarire. Igihe kiragera Yuda akoresha kata yo kujya kujijisha agambanishiriza umwana w'Imana kumusoma. Ahantu ho tuharigiye tuzakora ikigisho cy'abatugambanishiriza kudusoma. Umuntu ukagira ngo aragukunze naho nuko kugambanishiriza kugusoma. Akagufungira gift naho ari kukugambanishiriza kugusoma. Ari gufeta anniversaire yawe yazanye n'abantu benshi yanashoyemo ari kukugambanishiriza kugusoma kugira ngo kuri anniversaire yawe abariho gushyikira. Ari gutegura baby shower. Uziko n'ababa marene hari uwonzi w'ahantu hirya hari n'abafiye doneri hirya bagambanishiriza umugeni kumusoma. Aba ba Yuda rero baba bana ba Satani badutegurira izo za baby shower bakaza kubika ibiganza byacu kunda bazifotorezaho ngo bakuzaniye igikapo cy'imyenda yaje kukugambanishiriza kugusoma. Arabizi neza ko nujya kubyara yinda utazayirokoka ariho abana bacu barimo bajya kugwa ku maternity babyara inda za mbere. Ni ba Yuda babagambanishirije kubasoma. Yesu arangije bahuriza amaboko ku mbehe mu minsi mikeya ajya kumuhobera aramusoma. Yesu aramubwira ati umva Yuda ntukagambanishirize umwana w'Imana kumusoma. Mu kanya aragenda akora propagande ati mumpereze ku mafaranga agiyewe ndamufite umwami mufite kubanza diro z'amafaranga zarahereye kera. Diro zinote dore representa wazo ni Yuda niwe watangije umushinga wa diro. Ifaranga bari mukubise agiye kubona abona umwami arapfuye. Batuzi ko apfuye. Usiko iminsi twamaranye nari nzi ko ari bubakubite nka jido. Azi ko ngo ari biko yabitekeye. Yego we yarazi we yaramuzi. Turamuntu ndamuzi. Ndayarya ariko ntimumwica we. Ndayarya agenda muzi. Kandi Yesu nawe afite ukuntu buranzamubaza ngeze mu ijuru. Kuki yatoye amayisikoti akanagamo mukaratika. Petero. Aka kantu nzakamubaza ukuntu agatekereje. Wamubajije ubu? Ntago mukiri kuvuga. Ibaze oya nzakamubaza ngezeho kuko ikiganiro kizaba kiryoshye. Ibaze aha nangerega harimo akantu nanjye buriya ntabwo nagenda Kenya ntabwo nagenda gutyo gusa. Ntabwo nagenda gutyo gusa buri ahantu ngiye kubwiriza ntizeye. Umugabo wanjye bari ahantu batazi ko hari. Reka batazi ko hari ku buryo hagira unyongoza akamukubita jide. Yesu arareba ati reka nsesekemo ikibazo parade tujya tumubona waramuhishe aboneka haki. Ergo n'umugabo arahenze avuye kure ntabwo ari gupfa kumwerekana uko niboneye. Nabuze n'umuntu uzana igice cya miliyoni ngo mumwereke ngo rero yago twafashijwe ngo uzatuzanira umugabo ategereje imyaka 11 mu igice cya miliyoni nzamuzana. Umva neza twarategereje ko twariwe niyo nigeze kumufatisha ariko kuvubwo banshunga ngo ndeye kuvuga ni boro nubavuye hano mu kanya arambwira ati urabe wateguye rwose ntiwitege mu magambo ugerageze dore bari kubategera kutwabacitse ugerageze ntiwiteze abareje ni humura mwuka ndumva ari ku kanwa. Uyu Yuda yarazi ko Yesu ari bubacike abona birangiye bamwishe. Petero nawe yigeze kuvuga ati ndabaca amatwi hagira ubibeshya mufate. Yesu ati reka ugutwi ngo usubizeho urugamba turiho surwo guca amatwi ariko byibuze abitsemo abagabo ubwoba n'undi munsi mutaza kugira ngo agendana n'abatera hareruya gusa agendana n'abatera jido. Yuda abonye ko Yesu birangiye apfuye nibwo Yuda yagiye kwimanika
kuko ni umwana wa Satani. Uru rugendo tubamo rwo mu nzu y'Imana niho nkunda kuvuga kuko niho mba. Kandi nimba hariho ikintu kibabaza Imana ni ukubona abantu babi bo mu rusengero, kandi umuntu mubi wo mu rusengero aruta uwo hanze nk'inzoka. Uyu muntu uri mu rusengero bya bizimu byose twirukana bijyamo byose, dore abarindiri byose bimwe tukohereza ikuzimu biti turajyaho kugira gute ko hano tubona umuntu wacu hano ko hari wifi yacu. Reka tugire ko buriya ngo iyo bavuye mu muntu bareba hafi aho ngaho, hafi haraba ibintu bane bibizimu byose dutumura. Havuga biti keretse nkanjye uzi systeme mberukana, kuko hari umuntu wirukana abazimu agashyiramo ubwana. Ubundi iyo wirukana abazimu ntabwo ushyiramo ubwana, ntubaburagiza, ntubabuza uburyo. Hari umuntu usenguka avutse ibi nari mu bundi, uyu muntu ari mu kibuga, ari muri match, ngo nirukanye abazimu, ngo mbohereje mu birunga, ngo mbohereje mu kuzimu, ngo mbohereje aho baturutse. Urimo urababuragiza urumva abaturutse ikuzimu niho mbohereza. Ndabyohereza ikuzimu kugira ngo utatariho byaturutse, mbyohereza aho byaturutse. Nimba wicaye aho bikuseka gure mbanze nanjye nkurikirane agafilme. Abanyamasengesho muhindure muri gustress abadayimoni ni ba stress babuze aho bajya, urabohereza muri Nyungwe mukanya utimbohereje mu birunga, kandi ngo mbohereje kuzimu, kandi ngo mbohereje kunyuramo imodoka muri Nyungwe. Muri Nyungwe harimo ibikorwa bya leta tujya gusura tukishyura amafaranga. Uri kubohereza mu birunga mukanya ibirunga bishye by'imitingitize byimura abanyadusenge. Subizaho bivuga, urumva subiza kwa nyina niba iturutse kuzimu ha Satani ibiturutse ku murozikazi mukubita ibihembe bye n'ibitega nawe bimwangize nk'iminota 30 yumve ko hari ahantu hadakinishwa. Hakaba hari ibyigire ingunge biti turi kwirukanwa n'abantu batazi iyo tujya. Hano hafi mu ntebe ya mbere hari ikimanwa cyacu, reka tukigiremo. Ugasanga umuntu buri mwanya aragira ubugome, ufise umuntu uko turepeta hagashihurana, uyu muntu uko dufashwa. Rimwe nigeze gufashwa ndi mu rusengero ndabyina, umuntu ankubita itindo hano, ni nk'ikofe yankubise ikofe, ni nk'itindo yankubise kwere, ngo hinda agacuri ku nkoma. Oya mu kinyebukanya ndavuga nta mugani nitwaje hamwe birashoboka ko ati henda gake natwe twaje duhenda ntukampindeho. Ndavuga uyu muntu ashobora kuba ari seriye, afite ibintu byamuzanye, abandi kumudaragiraho ngo ndi mu mavuta. Reka nigire hirya gake njya gutambira kurege yuko tukuguru. Ariko nyuma nza kubona yaratumwe, noneho nkajya ntamba nta n'umuziki urageraho, nkamukubita igitsibura dara kubiteka amaye kibuno kinini, akajya ajya hariya nkagaruka nkatambira nkaha. Hari ukuntu mbyina mbasanze, hari ukuntu ugira gutya nkatwe twabyirukiye mu byumba by'amasengesho. Hari ukuntu hazamo abarozi badiha, akaza agaprofita wanamufata tiri mu biki, terega nanjye mba ndimo ndangirizamo ibyanjye mu mbabarire nanjye tisiki. Noneho rero kuko twebwe abana b'Imana twamenye ko iyo duteranye na Satani azagashengerera, kandi tuzi ko gutambira Imana harimo abantu barimo babohoka bakira. Nkanjye nzi igitsiburira nkoresha nikoza hariya nkasanza kumwe nakora gakomba ndwanya abantu 6, ndabasanza nkabigizaho nkatamba nabona undi ugiye kuza yashokoje atya ukanura nk'ucitse irimbi, nawe nkamukobita igitsiburira ndi mu mwuka, nkatamba nkata ku buryo mbahondera hagati, nzunguruka gatatu na kwa kuguru yarangije kuvuga ati duhuriye hehe Yesu mwana w'Imana, nari natumwe mu mbabarire. Ibatsinda mu rusengero niko byagenze. Nafashe umurozi mudamu mwiza w'inzobe, afatirwamo abapasiteri bahari bateranye n'izi saha barabizi. Aravuga ati twebwe dufite team inama yacu ikorerwa i Nyamirambo, twari twaje hano kubwoyo mugore, twebwe umugore aratuzengereje ntituzi ibyo yigize muri umujyi wa Kigali ahantu hose aremerwa. Mumenesha amabanga ndangije muhereza umushumba, ni mubikenera muzambwire mbaye nimero zo umushumba, bahitamo mujyana mu biro bamumenesha amabanga. Ubwo se umwana wa Satani uba waje yazindutse tukiriza ubusa n'abakiriza ubusa, bambaye na neza, bambara neza, bagira Bibiliya nshasha ubwo twebwe zatangiye kuvungagurika, bitabo by'indirimbo babifunitse, kandi ubwiriza bafotora umurafashwe ukabona afite ibyamuzanye. Uyu rero n'umwana wa Satani birangira nabi, kuko ndajagisha mbabwire ko bitarangirira
barangiza nabi. Yuda arangije yimanitse, niwe muntu watangije umushinga wo kwamakuza no kunkunda amahoro. Burya ni Yuda wabitangije ibintu byo kwamakuza no kunkunda amahoro. Si iby'ubu Yuda niwe watangije ako gakoryo ngo arimanika ngo aramanuka mu giti apfa aturitse. Mana ishimwe ko ntabibonye ibyo bintu. Umugabo wapfuye nabi yarasangiye na Yesu. Mbega abantu bagiye gupfa nabi barumvise aho Imana ivugira. Mbega abantu bagiye kugira iherezo ribi barumvise barari ibiryo by'Imana. Warababwiye? Narababwiye ngo ndiyemera ko mugiye guturika. Ko mugiye guturika ndagira ndeko mugiye gufumbira ubutaka. Yesu we, ko mugiye gupfa saa sita ibiryo bigeze ku meza. Ko mugiye gupfa isaha y'ubukwe igeze. Yesu we, dore undi mugabo nawe ugayitse akane kandi bose Imana ivuga bumva. Ye baba kane we akane urepeta we akane wicara ufite umusaraba hano we akane uvuga indimi we akane uhimba indirimbo igasohoka ikunzwe igahitinga we akane uhora mu ngendo urira indege ubwiriza warahitinza akane bapanze urugamba Uwiteka rurimo. Arababwira ati bana banjye bati karame na cyakane kiti karame. Uwiteka Imana yanyu akane ite ndakumva databuja. Aba bantu zukuntu bica iperereza. Aba bantu bakane bica iperereza bafashwa kuturusha. Uwiteka ati urugamba ndarubagabije kuri aye. Akana ati wi. Uwiteka ati uru rugamba nubwo mbahaye kunesha harimo amakondisiyo. Akana ati tuguteza amatwi nyakubahwa Imana. Duciye bugufi. Bene abo bahita banarira bafite amarira hafi aho. Bagira amarira hafi aho. Umuzima niwe wanjye, upfuye ni usi wanjye. Ibirira biba bijojoba bya kandi bigira ibirira by'ici perereza. Ati karamenya kubahwa kondisiyo zawe nzazubahiriza. Kondisiyo mubujijwe gukora ku byashinga. Iyi ntambara nta kubohoza kurimo. Harimo za boro ntimuzazirebeho. Nyuma nimunesha nzabihera boro ziri originali. Harimo inkumi nziza ntimuzareba amataye. Harimo amazahabu ntimuzayarebe. Harimo ibintu bishininga ntimuzabirebe. Ikintu kibajyanye n'urugamba bana banjye murushoje nzabaha ibiruta ibyo mwabonye. Akana ati urakoze data. Uragahora ku ngoma uvugana natwe ntitujya mu bintu Imana itavuze. Aba bakane nibatana no kujya Imana ivugira ngo bamenye n'amabanga ko umuntu baroze babivumbuye. Aba bakane ngo bagere ku rugamba. Akana baratangiye sasa azanye ibintu bimeze nk'ububuga. Abatangiye kubona zahabu atangira kujya zashyira. Abatangiye kubona boro atangiye gushyira. Yosuwa yajya ku rugamba bakaneshwa. Yosuwa ati wawera we ko dudeshejwe kandi twarize kurwana. Waranavuze icyambere turabahanga mu kurwana. Icya kabiri waravuze ko tuneshwe. Bugacya bakongera bagapanga urugamba. Akana cecetse yijijishije bavuga bati Uwiteka dutabare tudutange mu maboko y'abanzi bacu. Kandi azi ibyo yakoze. Umwana wa Satani akora ibyasi. Igihe kiragera Yosuwa hari isengesho yasenze ryamanuye Imana direct. Yagiye imbere Uwiteka aravuga ati Uwiteka we namanitse amaboko turatsinzwe. Dutsinzwe twaravuganye nawe. Dutsinzwe waravuze. Dutsinzwe twarahagurutse tugabije aye. Turatsinzwe. Turabyemeye ko dutsinzwe. Ariko mfite ikibazo. Izina ryawe ryera uzarirengera ute mu bapagani bumvise uvuga ko duhaye aye. Izina ryawe ryera uzarirengera ute mu bantu bumvise ko uzatabarana natwe. Iryo jambo rimanura Uwiteka aravuga ati mugende mu gitondo ndabasanga ku kagari. Hamwe mukorera imyitozo. Ndaje dukora ubufindo. Ibyo byose akana ari kubyumva ko ari ubufindo buri bube kandi kizi ibyo cyakoze. Abana ba Satani ngo ubufindo bufata akane. Nawe yagiyeyo. Yarahari.
twitoza bahari, turepeta bahari, dusenga duhari bahari, ivuga bahari, ngo ubufindo bumufashe. Uwiteka ategeka ko Akani yicishwa amabuye, gutera paka wishize mu mwuka, bamwishe nk'inzoka y'inshira. Reka umva iryo umutwe, umva abananutse, ababyibushye, abazi guhamya mu cyice, bafite umujinya w'abana babo, bafite manini bahamye umutwe, ntamuwe kandi ubu bakani nanjye ntamuwe mbafitiye. Imana yarabatanze, sijya uzabababarira. Ngo baramwica namiraga Akani, abana be bagendera muri nzahora abana gukiranirwa kwa base, nabo babigenderamo. Arapfa. Abana ba Satani bashobora kutwidegembyaho imyaka myinshi, bashobora kwangiza imyaka myinshi, tukaba no mu bukererwa bwabo, ariko birangira bapfuye. Aba bana ba Satani Bibiliya ivuga ni bene abangaba baraza kwiyumvamo aba bana ba Satani tugendana, bavuga bati ibiguzi byavuye mu isambu niyi, n'umugabo yahagira ati nebe ngebe, ati birenge rero bijyanye tipe wawe nawe biraje bikujyane, ubwo mugiye gupfa umunsi umwe mu babasitari mu kuba abana ba Satani, abasitari mu kuba abana ba Satani. Ariko Bibiliya ikavuga no ku bana b'Imana. Haleluya, amen. Aba ntiyabasize. Abana b'Imana, abana bapfa, ingamiya zikagenda, ubutunzi bukagenda, umubiri ukagenda, akakira ibyago umunsi umwe bikaze, yarangiza agaterura amagambo kuvuga ati aleluya, navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, zasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Ngo uyu mwana w'Imana ageze ubwo avuga ati umutima wanjye uri kumarwa n'urukumbuzi, nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi ko amaherezo azahagarara mu isi, amaso yanjye azamureba saa yundi, umutima wanjye uramarwa n'urukumbuzi. Ngaba abana b'Imana Bibiliya ivuga, bavuga bati twebwe naho imitini itatoha, inzabibu ntizere, bagahingira ubusa imyelayo, nta kabuza ko kwishimira Uwiteka. Ngaba abana b'Imana Bibiliya ivuga, n'iyi imitini itatoshye tuvuga ko dukomeye, no dutaha muza abandi tuvuga ko dukomeye, abataha muzabo bafite amarira baganya. Niyo dutinze kubyara dutangira kuvuga uburyo itanga urubyaro no kwa Sara babyaye. Niyo tutarakubitamo style dutangira kuvuga ko yambika n'uburabyo bwambara. Niyo tutarabona ibiryo dutangira kuvuga ko Isamara yabahaye ibiryo. Umwana wa Satani akavuga ngo naho amarembo y'ijuru akinguka ntibyashoboka. Uwiteka ati wowe uzabirebesha amaso bazabirya intombe. Ariko wabibonye ko biryo byabonetse. Abana b'Imana niyo nta kigenda baravuga bati ibintu ni sawa. Umwana w'Imana arakubwira ati ari wowe Nyagasani, ari n'Imana wo mu ijuru, nta numwe twacumuriye. Abana b'Imana, Imana ihabwe icyubahiro, barahari. Bibiliya irabavuga kandi nanjye ndahari. Bibiliya nzajya nyivuga nanjye nicokemo, kuko nimba hariho umuntu Imana ifite ku isi uyemera nanjye inyemera nzamo. Nimba ijuru rizajyamo umugore umwe ubwo niki? Niba ari babiri ubwo uwa mbere, ubwo ndi uwa mbere. Nimba ari w'abagore Imana ireba mu ijuru nayo ikajya yimwenyuza niki? ubwo niba ari abandi bazanyuma, ubwo abandi bazanyuma. Nimba ari abantu basatse Imana ikirirwa yasetse yatembaga niki? Nimba ari w'abantu umuntu areba agafashwa niki? Cyakoze abana ba Satani iyo bandebye barwara ikirungurira, kandi sinenda no gukundana n'abantu nk'abo. Mbese muri make ni nko kuvuga uti niba ujya uri amamarioneri ukumva urwaye ikirungurira, uri uwa Satani. wamaze ku nimba undeba ukankomatingaho amagambo mabi, uri uwa Satani. Sinakwirirwa mbaririza ngo uruwande bikuranga binyereka aho uri. Kirango ufite kinyereka isu. Ndabona ndi wirirwa ubaza imitima uti se ndi uwa Satani, ndi uw'Imana. Umwana wa Satani, ahubwo ntituzi nimba uri imfura cyangwa uri umuhererezi. Ariko nimba wanga mwene so uri uwa Satani. Nimba urwanya abantu b'Imana uri uwa Satani. Ariko nimba byaranagucanze we kuri kuvuga ngo nta murokoro ubaho, hari umuntu ubura icyo avuga mu bagabo we, mu bagabo agatinyuka akavuga ngo reka ngo nta muntu ukijijwe ubaho. Turahari
turahari uzaperereze twebwe ntabwo twagiye mu itimu y'abantu bazapfira Imana ubusa nk'uruhu rw'imbwa twe turahari turi abarokore turi abataka turi abakinnyi turi abafana cyakoze dufite ikigeragezo cy'abafana batubwira ko badukunda nta mazi yaguha ngo abo bo turabafite ariko abana b'Imana turahari ntuzirirwe ujya kure uzaze mu mujyi wa Kigali uzahansanga ninatambuka ujye uvuga uti umuntu n'umwana w'Imana kimenyetso cy'uko ndi umwana w'Imana nuko munandwanya sindwanyike munanzimya sinzime munandoga simve byo birahagije kumenya ko mama Leonel ndi umwana w'Imana izina ryanjye riri mu gitabo cy'ubugingo mu gitabo cy'imirimo ndimo mu gitabo cy'ibiganiro Maraki yavuze ngo iyo abana b'Imana baterana bakaganira ibitabo byose byo mu ijuru ndimo wese ijuru nirifunguka nzajyamo impanda nivuga nzayumva marayika navuze impanda nzayumva mu bambe nishaka nzabe nicaranye n'abana ba Satani uwo munsi nziyumvamo konegisiyo z'uko data ari buvuze impanda itorero tukazamura tuzabimenya niyo mwagira muti impanda nivuga uwo munsi abana b'Imana aho tuzaba turi maze niyo turi bubone amafaranga tubyiyumvamo tugira ibimenyetso by'uko turi bubone kashi tubyiyumvamo niyo tujya kwakira igitangaza tukiyumvamo n'impanda y'Imana nivuga uwo munsi tuziriranwa ibintu by'ibikonegisiyo ku buryo wumva urusinga rukubwira uti mukanya ndaje uwo munsi tuzabimenya tuzabyumva marayika azavuza impanda tuzabimenya ku buryo tuzajya tugendana n'abantu tukabyumva ko tushobora mu kanya data twese atinza kuvuza impanda ntitaye ku biro mfite hitaho nzaba ndi nishaka nzaba ndi muri kave hejuru yanjye hari etaje 10 umva nzayipfumura sinzirirwa sohokera hanze nzazamuka muri make murakoze ngira ngo mwabyumvise ku bantu Bibiliya ivuga ngo kubizera ubugingo donc ibibwirizwa ngo n'umusaraba ijambo ry'umusaraba kubizera n'ubugingo kubizera n'ubugingo kubarimbuka n'ubupfu ariko kubizera n'ubugingo buhora yego nukuri udafashijwe n'ibi bintu mugani wabo uri umwana wa Satani hanyuma turabashimiye cyane kandi mukomeze mudukurikire mubane natwe ndagusabye ugeze kuri uyu munota uri kumva iki kiganiro sinibaza ko waba wakigezeho wabageze kuri uyu munota uri umwana wa Satani rwose ahubwo ikintu tugusabye sunikira n'abandi yego abo ubona byagirira umumaro niba ari inshuti zawe niba ari abavandimwe niba ari umubyeyi niba abo mwiganye boherereze nibyo bamenye gutandukana abana ba Satani n'abatara ba Satani cyangwa se n'ab'Imana uko iki gihe tugezemo nitutamenya kubitandukanya turagwamo yego turabashimiye cyane Imana ibahe umugisha nakagaruka amen Yesu abahe umugisha amen ndafashe